munsi ngiye kubagezaho inkuru y'umusore witwaga Alex waje kuba yafatwa ku ngufu n'umugore wa Landlord. Uyu Alex ubwo yari amaze iminsi mike yimukiye muri karitsiye yacu hano dutuyemo, ubwo yaje mu gipangu mbamo ndamubwira nti genda urebe mabuja wa hano. Ubwo yagiye aramusuhuza, barahura nyine bamuha karibu, arinjira asanga nyirabuja aryamye ku mugabo we nyine aho bari bicaye mu ntebe. Umugabo wa mabuja yari umusirikare, yari yaraje nyine mu ruhushya cyangwa se mu kiruhuko, ubwo baravuganye ibijyanye n'inzu. Uwo mugore ari we mabuja aramutembereza, amwereka inzu ukuntu imeze, amusobanurira buri kimwe cyose. Ubwo yahise amuha imfunguzo, aramubwira ati urakaza neza mu muryango wacu, cyangwa se uhaye ikaze muri runo rugo rwacu. Umusore nibwo yatangiye kubaho muri icyo gipangu. Ubwo rero hashize iminsi mike nibwo umugabo wa mabuja yasubiye mu kazi ajyanwe muri misiyo, hacamo iminsi. Ubwo hari ku mugoroba umwe Alex avuye kwihahira utuntu tumwe na tumwe nyine, uwo nyirabuja yaje kuba yamuhamagara, amutumira iwe mu rugo. Umusore niyo ari kubyanga, ubwo yahise nyine ajyayo. Nibwo bicaye aho ngaho muri salo baraganira, babazanya amakuru, baribwirana. Gusa uyu mugore ubwo yari yicaye nyine akagenda, ubwo barimo baganira akenda yari yambaye kagiye ku ruhande rumwe. Alex akajya agira isoni, uwo mumabuja yari ateye neza pe, yari ateye neza bishoboka. Ibyo byararangiye, umusore ntiyabitindaho nyine arongera arigendera. Hacamo iminsi nk'ibiri, umusore yari ari hanze nyine yicaye ku rubaraza, ari guterura nyine twapoye, ari gushyiraho akantu nyine, yibereye ku gasiporo nyine bisanzwe n'abasore b'i Kigali namwe murabizi. Ubwo umusore yibereye muri ibyo ngibyo, ubwo umugore nyine nawe arabyuka, yarebeye wa musore mu idirishya. Akimara kubona umusore irari ryaramwishe nyine biramufata, umugore atangira kwikora ku mubiri. Mu by'ukuri ubona ko akeneye umusore, umugore cyamwanze mu nda kuko gusanga umusore aramubwira ati ese waretse tugakorana agasiporo? Umusore ati ntari, bakorana siporo. Ariko umugore nyine ukajya ubona ko afitiye umusore irari pe. Alex nk'uko gukora agasiporo nyine, bari mu gasiporo ajya agafata amaboko y'uwo mugore akayagorora, akajya inyuma y'umugore amaboko ye akayazamura, akongera akayamanura, nyine biri aho bya siporo. Umugore yari afite ikibuno kinini pe, byahatari. Ndetse ubwo umugore amabuja uko bagendaga bamugorora, nawe ikibuno akajya kinyonga nyine, akajya akizunguriza ku gitsina cy'umugabo cyangwa se cy'umuhungu Alex. Ikindi kandi bitewe n'ukuntu mabuja yari mwiza, umusore kwifata byaranze nyine, igitsina cye kirahagarara kiramuhagurukana. Ubwo umugore nibwo yasabye umusore kumufasha nyine, akajya amumanura akongera akamuzamura, nyine biri aho ngaho nyine byo gukora amasiporo. Ubwo uko uwo mugore yagendaga azamuka yongera amanuka, niko n'igitsina cya Alex kinjiraga nyine mu mabuno yiwe, kuko uyu mugore yari afite nyine amabuno manini pe. n'umugore ubona ko muri we igitsina gusa, ariko mu by'ukuri nyine ku giti cy'umugore we yumvaga nta kibazo, yumvaga ari byiza. Ariko Alex kuri we byari bimugoye cyane. Ubwo nyine muri ako kanya yahise asa n'umwiyaka, aramubwira ati reka njye mu kazi nakererewe pe. Umusore aramucitse nyine atyo. Umugore we yasigaye aho ngaho babitekerezaho, ubona ko nyine umubiri ukomeje kumurya ndetse kumurya cyane. Umusore yahise agenda ajya muri dushe, umusore yahise agenda ajya muri dushe ajya kwitera amazi. Ubwo wa mumabuja nawe kugenda byaranze, ahita yinjirana nyine umusore mu nzu. Ageze muri salo asanga umusore ntawe urimo, gusa abona
ko imyenda yarimo arakorana agasiporo irambitse aho ngaho nyine, yayitereye aho ngaho, nibwo yahise amusanga muri dushe atunguye nyine, atamutunguye. Ikirenzeho yari yakuyemo imyenda yose nyine, yambaye ubusa buri. Umusore yahise atungurwa biri aho ngaho, aramubaza ati urashaka iki hano, ndetse urashaka iki hano muri dushe kandi ndimo? Umugore ati humura rwose, ndashaka ko twogera hamwe. Umugore yahise agenda atangira kwimenaho nyine utuzi gake gake, agenda amansurira umusore. Ubwo umuhungu yari yabaye nyine nk'igiti, neza kuvuga nyine kuvuga byanze, ibifuro bimwuzuyeho. Nibwo umugore yahise amukurura amushyira ku mazi, amukuraho nyine rwa rufuro. Umusore biramuyobera nyine. Ubwo umugore we kuko yari afite nyine gahunda, cyangwa se yari afite icyo agambiriye, yahise afata igitsina cye atangira kugikinisha nyine. Alex yahise abwira umugore ati ibi si ngombwa rwose, ati ibi bintu kubikora ntabwo ari ngombwa, ibi bintu ntabwo ari ngombwa ko tubikora. Umugore aho kugira ngo arekere, yahise asimbukira umusore amurya iminwa. Nibwo yahise amubwiza ukuri noneho ati urandongora, ariko anamurya iminwa. Umusore aramubwira ati ntabwo ari ngombwa ko ibi bintu kuba twabikora pe, ntabwo ari byiza, kandi si byiza habe na gatoya. Ubwo umugore yahise amubwira ati kubikora byaba byiza ndetse ukamara umusonga nifitiye, ariko kutabikora byaba bibi, kuko nahamagara umugabo wanjye mubwira yuko washatse kumfata ku ngufu. Nubwo utafungwa, ariko wabaho wiruka nyine, wabaho ufite ubwoba, ubuzima bwawe ntabwo bwamera neza. Ubwo nibwo yahise akurura, nibwo yahise amukurura nyine, bambaye ubusa, ajya mu ntebe, amusunikira mu ntebe, ubundi ahita ajya hejuru, atangira kujya ayimanukiramo nyine. Abandi nyine bimwe abandi bazi nko gukora ngo riperi. Yabonye ko nta kundi n'ubundi byarangiye, ahita atangira kumurongora. Noneho amurongorana nyine n'umujinya wose, kuko Alex yarongoye nyirabuja, birangira nawe aryohewe nyine, kandi mu by'ukuri ari nkaho yafashwe ku ngufu.